arindwi turashakana ariko njya kumushaka nyene uwo mupapa yari yarihaye Imana padiri. Ubwo hari umwana wa musaza wajyaga aza kunsura agasubirayo aza kugira indabyara 2012 ariko sinamenya ko ari y'umugabo. Ubwo giye bibaho nyene sinabimenya kuko no kujya kwa muganga nige namuherekeje ku bitaro. Genda arabyara neza ndagije ndamuherekeza arangije amafishi nyine aza kwandikishaho umutware wanjye. Bakajya bakomeza bohezanya za message z'inkundo mbese nk'izabana bari mu segonderi bari mu rukundo. Amubwira ngo ashaka ko babana mu mudamu niki kandi no mudamu ufite umugabo si umudamu arashaka iki. Umudamu niwisabiraga umugabo ko babana. Ngo arashaka ko babana Karamata biranyobera. Nuko umugore barakomeza barakurukana akajya amwohereza message ngo se ngo umudamu aragenda ryari noneho sinzi uko nagahinda kaje ndi kujya kwishuri ndamwandikira ariko se ko nafashe nimero ye niko icyo rumbariza ngo ndagenda ryari hari umwenda nabangufitiye mbese ku buryo umugore abanje no kujya duhahira ibyo kurya. Umugore uwo mugore kajya bari ahereza amafaranga iyo shori kikaba ariyo ihaha. Ndavuga ati rero aza mu rugo iwawe aza mu rugo iwanjye noneho aragasante duturanye kazaje nko kurangura ibyo gucuruza urumva umugabo agiye abahigishoro baracuruza n'umugabo we. Oya n'umugabo we umugabo wese azi ko aryamana. Umugabo namwerezaga na message yarangiza agahita zisonikira umugabo wanjye zuko ukuntu agenda atetera n'umugore noneho umugabo yabimenya karara nuko abigezeho umugabo ndamureka. Bivuze ngo umugabo wawe asambana n'uwo mugore bizwi n'umugabo we amufata nk'inshuti y'umuryango umugabo w'uwo mugore kandi afite gihamya yuko narazimwoherezaga ariko kubera umugabo wanjye noneho akajya afata nk'amafaranga akahohereza nk'uwo mugabo atijya kunywa agacupa n'umugore akajya yamwohereza mbese umugabo akabona ko abitaye ari inshuti. Mfite bihamya ndikubwira ko mabukwe turabana mabukwe yaranamubona akavuga ati guta umudamu azasanga umudamu mugenzi we yagiye akaza akirirwa mu nzu mu cyumba cy'iwawe. Uviye inkuru yanjye nikaze kuri mwese mukomeza kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nikaze kuri buri muntu wese ushaka ubuzima muri ino si. Nikaze byumwe ku muntu urwana n'ubuzima kugira ngo bugende neza byanze bikunze. Ndifuza ko bugenda neza, ndifuza ko bukunda, ndifuza ko buri muntu wese navuga ngo ukeneye ubuzima abubona kandi bugakunda. It's possible muri cyagiye mu mutwe wawe winjijemo ko ubuzima bukunda. Uyu munsi nibona ubyuka ufite morale nkeya gitangira ukore ka sport, niba uri umumama mukuru, niba uri umusaza, niba uri umukecuru ugende n'amaguru ufate rwose nk'ikilometero ugende ugaruke. Aho nanirwa ubundi uruhuke wongere, sibyo? Niko bigenda, niko ubuzima buryoha. Ubuzima bwacu rero ntabwo twabayeho kugira ngo tube babantu navuga ngo bari ahantu hamwe. Ubuzima bwacu busaba ko nyine dukoresha uyu mubiri wacu no kugira ngo iyo morale iboneke nuko tubikorera. Uyu munsi rero ndifuza ko niba uri kutwumva utangiye kumva ucitse intege udakunze ubuzima udakunze isi, please tangira uryoherwe n'ubuzima. Tangira uryoherwe n'ubuzima birakunda cyane. Twice muri Igasabo showroom hamwe tuba tufite ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, amasalamanje n'ibindi bitandukanye. Uduhamage kwize 788 770 ubundi ubona ibikoresho byiza cyane. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi yitwa Murekatete Marie. Murekatete tugwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Yego murakoze. Namahoro. Namahoro. Mazina ko mwabivuze nitwa Murekatete Maria. Yego. Murakoze kunyakira kuri ino channel yanyu nkunda kwireba cyane. Yego. Bikashimisha ko arabo bifasha cyane. Ngo nanjye nifuje gutanga ikiganiro ku nkuru yanjye. Maze iminsi mbitekerezaho ariko uyu munsi nibwo wenda isaha y'Imana yakunze ko nanjye nagira ahantu abonyara ahantu heza cyane. Urahagera ukabona hatandukanye na hari ntago bamenya ko ari mu Rwanda. Ahubwo washyizemo ibikabyo Maria we. Yari heza cyane pe. Yego none se mbwira uyu munsi navuga ngo hari ubuzima ubayemo ariko hari n'ubwo waciyemo. Wace mu buzima bw'urushako ubuzima budasanzwe. Ubundi nkomoka ubu nyine ntuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare ariko kavukire ni mu ntara y'Amajyepfo
yego aba ari naho nize segonderi nyuma nza gushakira ubuzima nyine mu karere ka Nyagatare. yeah Ubwo mu ntara rero y'amajyepfo ni iwanyu ni hehe? mu karere ka Nyanza, Mu karere ka Nyanza. ariko nakunze kubihuye kuko habagayo abavandimwe ari naho nigaga mba mu rugo nkatangiyeho gusura umukecuru gutyo ibintu nk'ibyo. yego Ubwo rero nkimara kurangiza segonderi nibwo naje mu Mutara, hari umuvandimwe wari uhatuye ashaka kuwushakira akazi. Umupapa yakoraga muri Onatracome office nationale de transport. Ubwo turabana noneho akajya mbwa ngo tujyane mu kazi mufashe kuko aho yashaka kunjyana hari hataraboneka umwanya. Biza kuba ngombwa rero birangira ngumye aho ngaho. Umushefa wabakoreshaga arambwira ati guma aha ngaha none mu mukobwa yitonaye nkiri umukobwa azajya dufasha turimo twagiraga twinshi azajya tudufashamo. Bambwiye amafaranga bitewe nuko ariyo nari nkirangiza ndavuga nti nta kibazo nzajya nyakorera bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo. Ubwo rero ntangirana nabo nkajya mbafasha igihe kiza kugera bakajya bandekura kuko hari abandi bakozi bakoranaga nabo bakaba barigaga muri kaminuza muri polytechnique bakajya ku ishuri. Noneho nanjye igihe badahari nkajya kubafasha nkagenda nkata amatike kuri bisi cyangwa se hajya nk'uwarwaye nkakata amatike kuri express gutyo. Akora igihe kinini rero ince zo mu Mutara nyinshi ndazizi, za Kabarondo twajyaga tuhaza kuhakorera Rwamagana gutyo. Nkabona mbese ubuzima bugenze neza, ntabwo nari mfite ku affectation ariko udufaranga nakoraga yarantungaga, nkabona mubonye yo kwishyura inzu n'ibiki byose. Ubwo rero byaje kurangira shatse muri ako gace k'Umutara nabonaga ari heza cyane n'ubu kandi ni heza. Ku bantu b'abahinzi, ku bantu hari klima nziza, harera, mbese hari byose ku muntu ushoboye ku exploiter. Ubwo rero nza gushaka umugabo muri 2010 mu kwezi kwa karindwi turashakana, ariko njya kumushaka nyine uwo mupapa yari yarihaye Imana ashaka kumupadiri. Yigaga mu gara seminari ariko aza kubireka abona hari umuhamagaro suwe akubonye ati ati tuzafatanya ubuzima. Nanjye ndavuga ati rero ngendeye ku ntuze yabo ubuzima babayemo ndavuga byose umuntu tuzabana tuzashobokana ntabwo bizananirana. Dushakana nta kintu dufite, yari afite akazanye afite ibyo biraka. Ndavuga ati nubwo nta nzu ntaki ni burya abantu bishyize hamwe ntabwo washaka ngo ugere mu rugo bwuzuye, ni ibintu no gushakisha abantu bagashyira hamwe. Nuko abantu batajya kuca intege ati nyamara uriya muntu se ko nta nzu afite ntaki. Nuko ndavuga na none ntabwo babayeho bafite amazu cyangwa no gushyira hamwe. Turabana rero ako kazi nari mfite byaje kujya 2011 karahagarara. Hari umwana nigeze gutwara muhari ifite ndamuzana mu nzira haza kugiramwe ibibazo, abantu baje binjira mu modoka ntibanyishyura, bari bananyweye baza kurwaniramo bituma ntakariya gakare twakateragamo amatike kuko nta nafite affectation zihita bampagarika. Ariko bampagarika narashatse ndi mu rugo bameza kuba muri ubwo buzima, ariko ndavuga ati nta kibazo yenda Imana izogera impa kandi kazi. Nyuma yaho rero kubera abantu twagendanaga bananzi n'iki barambaza ati se warize? Nti narize. Ati niba hagira ahantu wumva akazi n'iki uzatubwire tugufashe urebe ko nawe wasubira mu kazi. Yanza komeza ndakurikirana rero hazaho imyanya nkagenda nkakora, biza kurangira mbonye akazi kwa muganga. Ubu ntangira akazi muri 2013 mu Mutara tuki mu Mutara n'ubundi. Ubwo ntangira akazi 2013 adama lettre d'affectation turakora nta kibazo n'umugabo agakora. Ubwo ndangije dufite urugo rwiza. Yego. Ubwo rero muri icyo 2013 ubwo gere narabyaye 2011. Nuko ubwo hari umwana wa musaza wajyaga aza kunsura agasubirayo aza kugira indabyara 2012, ariko sinamenya ko ari y'umugabo. Yabaga iwawe? We ntabwo abaga iwanjye, yabaga kwa mama mukecuru, noneho akaza akadusura akongera agasubirayo. Ariko urebye yari akuze. Ubwo rero yari umwana ungana gute? Yari nko mu myaka nka 20 kuko n'umukobwa yari avutse 9 kandi yahimutenda cyeka ari 2012 kuko yabyaye mu kwa 9, nge narabyaye mu 2011 mu kwezi kwa 11. Ubwo giye bibaho nyine sinabimenya kuko no kujya kwa muganga nige namuherekeje ku bitaro. Genda arabyara neza, ndagije ndamuherekeza, arangije amafishi nyine aza kwandikishaho umutware wanjye. Uhari se?
ntabwo nabimenye. Naje kubimenya nyuma nuko akazi nyine ndakomeza wamufashaga byose we mu kwandikisha kwa kundi bandikisha kwa muganga yandikisha amazina y'umugabo papa ko ari umugabo wawe. Yego. Wa mugabo wari ugiye kwa padiri. Twabyara. Ubwo rero birangije bibaho hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu umukecuru aza kumpamagara ariko atuzi ko uriya mwana ari umugabo wawe. Umukecuru we mama wanjye. Reka byose byashoboka ntimwimubeshyira rwose ntabwo ibyo bintu yabikora nzi n'ubuzima yaciyemo ni hari ahantu iyo hageze nibura hari inyigisho umuntu ahakura zitandukanye n'abandi bantu bari hanze ntabwo ntabwo yakora ibyo bintu. Mbese mbanza no kwanga kubyemera. Bibaho ngaho igihe kimwe rero nza kujya gusura umukecuru arambwira ati rero reba nimwe mwize arone yeretse ambwira ko amafishi yanditseho amazina ye. Ndebye koko usanga ni amazina ye ati n'umwana yari yamubwiye ko azamwita runaka. Yagomba kumwita izina ry'umugabo. Yari yamubwiye. Ubwo rero umukobwa bibaho nsubiye inyuma gato agitwite yigeze aza mu rugo hari umumama duturanye w'umuganga araza aramureba ariko umukobwa ataratwite. Ndamaze nise wamunsuzumiye nuko ati azaze kwa muganga tumusuzume. Nuko agaciragura n'iki je simbimenye umuntu ndaro ko egeze ahangaha ari iwanjye yaje kunsura. Noneho nza kumwicaza tumujyana mu cyumba navuga ati rero niba waragize ikibazo ukabutwite ubwo nari ntamenya ko ari umugabo uzaze tukujyane kutugupimishe kwa muganga bakurikirana ubuzima bw'umwana. Nuko ati twagufasha nubwo umugabo mutari kumwe twagufasha. Umukobwa ati oya ati nta kibazo mfite nzaba nipimisha kandi muri mwese nta muntu waneye inda. Ubwo twari twicanye n'umugabo bakomeza kubimisha gutyo aho mbimenye ndikaruma ndihangana ndavuga ibyo byose uyu mugabo ashobora kuba yaracitswe ariko se ryabaye kuko n'uyu atari uruhinja cyangwa se ngo mbwire nka nyirasenge ati nagize ikibazo runaka umugabo arantereta ngo nibura abimbyireho. Ndavuga ati reka nihangane ndaceceka ndatuza umukobwa kugira ngo abimbwire ahubwo ko yenda ari wamuteye inda nkajya mbyumva nanone n'abandi bantu bo hanze ku ruhande babizi ko bacuditse aribo babyaranye. Nuko noneho rwose wa mugana umwana amaze kuba mukuru ishusho azasa na papa we. Bari abana rero baza bambaye n'ishati wari wambaye muba musa neza ahanini baza bambaye baza bambaye n'ishati wari wambaye baza nyine ari fotokopi amaso iki ukabona kuko nibyo n'umubonye iyo agendanye n'umwana wanjye atavuga ngo uyu mwana ariko ngo arasa na se ngo avuga uwanjye ati uyu mwana wasa na se. Ubwo rero hashize nk'imyaka umwana amaze kujya mu myaka 4 cyangwa ni muri 4 cyangwa 5 ubwo mama waza kumuza yaje gushaka umugabo umwana ageze mu myaka 4 cyangwa 5 namuzana iwanjye. Umwisengeneza wawe azana wa mwana ntashye sanga umwana arahari ndamwakira nyine nk'abandi bana ariko ubizi se ko none umugabo nari narabimenye ariko n'umugabo ndabimuganiriza. Nyine naratashye mvuye mu kazi umwana asanga bamuzanye. Nibwo wamenye ko umwana ari umugabo? Oya nari narabimenye. Ndashaka kumenya uko wabimenye. Uko nabimenye mbibwiwe n'umukecuru nyine ambwira ko uwo mwana ari umugabo wanjye. Tubifata gutyo se? Mbifata gutyo noneho genza kumwibariza ku giti cye. Niko bari kumbwira ko mwabyaranye na Chantal nibyo. Ndati oya. Se kubera iki ko bambwira ko umwana ari uwawe kandi niyo urebye ni shusho ko ubona musa n'iki bambwiye niba waranacitswe ko umuntu anakubabarira. Buriya rero abantu babaga henshi igihe banihagara hakumva nibwo yanakora nikosa ntapfe kuryemera ahubwo ukaba ari nawe warisabira imbabazi atari nawe wakoze icyaha. Nuko ndamwihora ndamwihanganira nibura igihe kizagira babe banamwandikisha cyangwa se turebe iherezo ryabyo. Nuko noneho nkomeje kumaza arambwira ati rero niba ari ibyo tuzajya gupimisha DNA. Ndamubwira nti rero nta DNA irenze ibimenyetso n'ukuntu musa ntayo mafaranga yo kujya umuntu apfusha ubusimbe za 300 ahubwo umuntu yaguramo umurima murazajya ahingamo akavamo igikoma cy'abana. Nuko nta ubundi mbwira icyo wamubazaga umeze ute utubwire mu mutima ukuntu wari umeze. Mu mutima numvise nta kibazo bintwaye narihanganye yego kumbaza aho byarambabaje kubyara n'umwisengeneza wawe
kubyara yari umugabo wavuye mu gipadiri nyine wari wizeye. byarambabaje ariko ndanihangana. Ikindi kintu cyatumaga inkomera yavasi uyu mukobwa ko atigeze abimbwira akakomeza akabiceceka n'umugabo ntabiceceke ntireka noneho nzarebe yenda ko ari igihe bazabimishurira bose nta n'umwe wigeze ambwira ati gutya twarabyaranye uretse kubibona kuri ayo mafishi nabo bavandimwe babivuga cyangwa abaturage kandi nuko abona n'umwana basa nuko. Ubwo rero umwana bigeze mu myaka 5 nibwo yamuzanaga mu rugo araza arahaba. Ndavuga se cyangwa avuga ko umwana atari uwawe ati none sura ko wamuzanye ati oya ati uyu nyine nuko mwakira nkuko nundi nakira n'abandi bo muri famiye nkuko nawe namwakiragaje mu rugo. Nuko bibaho umwana araza atangira ishuri nko muri garidiyene. Nuko igihe kiza kugera rero mama we araperereza kuko abana banjye hano twari twarabatangije ku gago twegeranye ariko gatsindisha cyane gako kashinzwe n'abapadiri. Ubwo barangije amaze kubimenya ati nanjye umwana wanjye mugomba kumutangiza kuri iki kigo. Nuko ariko ntabimbwire niba yarabivuganagaho na se bakicecekera ibyo byose barakominikanaga. Nuko umwana araza ati nanjye mugomba kwamutangiza. Noneho abana barabimbwira abakozi bari mu rugo ndamubabwira nese kumva umwana mama washaka ko atangira hariya. Ubu papa warambwira ati twebwe ko twize twiga ku bigo by'amapirive nareka atangira aho ngaho umwana nige mufite tuzamufasha nta kibazo. Ndamureka umwana arakomeza ari gashize nk'imyaka 2 mama we n'undi umwana araza aramutwara ati ntago bamutangije ku kigo cyiza abamujyanye aho n'undi nabwo akomeza yiga muri bya bigo bya leta. Nuko umwana ariga ageze nko mu myaka 7 n'ubundi barongera baramugarura cyangwa 8 urumva agenda agasubira inyuma kuryo no akiri mu rugo. Nuko ubwo rero ibyo ndabyihanganira mugabo turabana kubera nababwiye ko nta nzi icyo gihe twari dufite nsaba credit nige nayo mfite affectation ko hano yakoreraga cyari ikigo cy'abihaye Imana ariko nibatange amaffectation bana yigikaba nk'iyo mwaka kuryo saba credit muri bank nibayibuye. Noneho ngenda saba credit tugura ikibanza ndavuga rero Imana izamfasha mbe no mu bukode kuko icyo gitwa turi mu ikode. Nuko credit tubaze kugura ikibanza ndi mafaranga asigayemo sinibuka ibindi bintu twayakoresheje mba muri iyo credit irarangira nyuma yaho nsaba indi dutangira kubaka. Nuko turubaka inzu byagira hejuru ikatunanira nuko amugandi dushakisha amafaranga arimo akambwira ati genda ushakisha. Ubwo ndibuka igihe byageze hejuru tutangiye kubaka dushizeho by'ibiti n'iki tubura amafaranga. Nari mfite umukobwa mubyara wanjye abaganze nza kumwandikira amenye ko agiye hanze ariko mwandikira kuri email na telefone ya WhatsApp nagiraga ndavuga bazatugurije amafaranga nk'ibihumbi 100. Nuko niba yarasomyeho rero kuri message akagira ngo ni nka miliyoni nuko mbona aranyuje ati nakongera nk'ibihumbi 100. Nuko ndishima mbese ko dufite abakozi batumereye nabi batwishyuza. Nuko mbona umukobwa amafaranga aje ko yanyoherereza turayafata twishyura abantu. Nuko ubwo rero umugabo arakomeza arakora bigeze nko muri za 2019 haza kubonekaho imyanya ahantu nakoreraga nayo narahimutse baranjyanye ku kindi kigo. None icyo kigo mpageze naho mpagira umugisha 2019 za kubonaho imyanya kuri Mifotra. Umugabo yakoraga nawe kure nshaka arakana twe tuzanye kaka IT kazi ntuzarambwa nifungura account kuri Mifotra. Umugabo mwapurayingire ture ko yabonamo akazi twabona ko twakugirira imikore n'imibereho. Nuko nkorera account arapurayinga imyanya yari muri statistique icyo gihe bashaka abaforomi 100 n'abalaborante 40. Nuko arangije baramushotiristinga precise igihe cyo kuzajya gukora ibizamini. Aragenda ajya gukora ibizamini ndibuka icyo gihe ajya no gukora ibizamini nta mafaranga twari dufite n'umumotari wamuvanye aho yari yarayizamu amugeza ku modoka y'Igicumbi amanukaza i Kigali gukora ibizamini. Nuko arangije bizamara bikora n'umuhanga rero bizamini aza kubitsinda uko baza kubona akazi muri 2019. Nanjye ubwo rero nakoraga ntarize kaminuza ndangije ubwo sinzi umuntu anyoretse link hariya muri iseka bashakaga icyo gihe abadamu n'abakobwa nanjye na applyingaho ariko bafataga umuntu bagene ku giciro by'ubudehe. Ubwo bamfataho kuzandiraho 1/2 umwaka. Ubwo nsa n'ujya kwiga promotinzwe niyo nako ga scholarship kari nkajya nturuka mu Mutara nkajya kwiga Igitaramo hariya muri iseka Kabgayi. Mageze ngitangira umwaka wa mbere rero birangora
umugabo ndavuga ati rero nta telefone nari mfite, nshakira agatelefone. Yari yanguriye ka agatelefone ka MTN twaje twa smart kaza gupfa, nkajya nkoresha gatorosha. Noneho najya kwiga rero ku ishuri nkabura uburyo mfata note, nkabura uburyo mbese nzishyira kuri WhatsApp. Ari ukuntu nk'abanyeshuri babona note cyangwa se model question bakagusunikira kuri WhatsApp ukabasha kuziga. Niga muri ubwo buzima nta telefone. Arambwira ati ujye ukoresha mashine, ujyane ku mashine y'akazi. Nuko ndavuga se mashine y'akazi niba nyohereza note kuri WhatsApp nzafungura mashine ndi mu modoka? Ni ikindi ni Muhanga hakunze kuba ibisambo. Mashine y'akazi ashobora kuyinyiba nkazariha amafaranga uta ayo nakaguze telefone. Nuko mashine mbese ndayihorera nkajya njyana flash, nkagera nkafataho note nkazizana nkazigira nko ku kazi, cyangwa twaba dufite ikizami nka summarizinga nkajyana note ku ntuza. Ariko ko guprintinga mu banyeshuri biba bigoranye. Mu mwaka wa mbere ngusoza neza, ariko ngira amasomo make ntsindwa, ariko nyetsindwa kubera ibyo bibazo. Hari umuregica wampamagara ngo ati ni ikihe kibazo ufite kureba amasomo utakoze ndi ntuyatsinde. Ndamutekereza bati rero shakisha uburyo wagura na telefone ya WhatsApp. So kwenda ntari kuyibona, ariko ibyo nakoraga yenda no ku mafaranga yanjye yarambariraga ku buryo urumva ko yaranze ko nagira WhatsApp ngo abantu batazajya bantereta bagira gute. Ndavuga se ubu ko nirirwe Muhanga cyangwa se aho mbarangiye ku kazi turi kumwe, mbese nkabona bigizemo ibintu byo gufuha cyane. Nza kugira inuza ari umugabo twakoranaga ntiza ka telefone nkako ka MTN, nibura njye menya amakuru yo ku ishuri. Sinzi uko nagatahanye gato, nkagezeyo nako kabintambara ati niguta guteza telefone utari umugore we. Nuko bose kwanze kungura telefone yari yantije. Ubwo mbonye bikomeje kubyara inuza ibibazo, telefone ndayimusubiza uwo mugabo. Ndakomeza ndiga muri ubwo buzima, nza kwandikira mu byaranyira n'umwe nakubwiye, anyereza 50 kuri telefone. Ndagenda ngura telefone WhatsApp, none ngo mbona uko niga. Takana rwose na 19. No weguze 2019. 19 uracyayifite? Ndacyaga afite rimwe akazi asagaye no kuri WhatsApp akabijya ngo bita ngo mari ubwana abantu. Kumbona se yamenetse nyine ajya gutaga inuza mba ndi kuvugana n'abantu. Nuko nabwo se umuntu uri ku ishuri no mu kazi waburi wagute kuvugana n'abantu. Nuko ubwo rero mwaka wa kabiri nibwo yaje gukungika n'undi mudamu ntabizi. Ubwo hakaba haranzwe nyuma y'umwisengeneza wawe barakungika ntabizi. Twaba turi kumwe akabajya ku ruhande akitaba, twaba tugiye mu mima ko arana twajyaga duhinga twakodeshaga, twajya nko gusaro cyangwa kujya gutakajya ku ruhande bakavuga nk'imitanga 30. Ndavuga ati rero Imana izambabarire menye uyu muntu baba bari kuvuga n'uwo ari we. Nuko rero sinzi ukuntu yatashe yashizemo agakoni nda kuri telefone ye mbese yanyweye. Noneho ndeba uwo mudamu ko yigeze kutugura ngo azaza kudusura mu rugo n'amazina, mbona niwe baba bari kuvugana. Nuko ravuga se ko uwo mudamu mwaye musanzwe muziranye? Je ntabwo twari tuziranye, yaraziranye nawe ariko akaba aramenyanye aje kumusaba service kwa muganga. Noneho ashaka no kuza kudusura. Icyo gihe aza kuza je ntahari, nje bambwira ko yahavuye nta kibazo. Nuko ubwo baramenyana barakungikana, ndebye kuri telefone sanga niwe bari kuvugana. Ndamwihora sinayimwereka ko nabibonye, nigira komeza kwishura uko bisanzwe, ariko bakajya bakomeza bohezanya za message z'inkundo mbese nk'izabana bari mu segonderi bari mu rukundo. Amubwira ngo ashaka ko babana mu mudamu n'iki, kandi n'umudamu ufite umugabo ese uyu mudamu arashaka iki? Umudamu niwisabiraga umugabo ko babana ngo arashaka ko babana Karamata. Biranyobera. Ubwo ndituza sinzo nabitekereje avuga ati je no bijya muri kwiga nta kintu wageraho. Nuko yanjye ngera nkajya ku ishuri, nagera mu nzira nk'Ikigali umugabo akambaza ati shere ugeze he? Ntigeze i Kigali. Nuko nagera impango ugeze tusasanga batagucitsa amasomo, nubwo nyine aho ndasanga bigereye ndafatiraho. Akabigengera nkasanga nka wakirarangiye ko guturuka kure cyangwa se asegimetira agiye mara nkakora tendezi. Nuko umugore barakomeza barakurukana, rimwe akajya mweza message ngo se ngo umudamu aragenda ryari. Noneho sinzi ukuntu agahinda kaje ndi kujya ku ishuri ndamwandikira, ariko se ko nafashe nimero ye niko icyo rumbariza ngo ndagenda ryari, hari umwenda nabangufitiye. Mudamu araza kuyigura umugabo ko namwandikiye. Noneho umugabo atangira kujya ambwira nabikora ko ngo navugishije uwo mudamu. Nuko ati mudamu abandi umushakaho iki? Nuko aravuga ati ariko ibintu murimo ntago ari byiza, gihe turimo nicyo gukorera abana, ntago ari cyo kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo bidafite ikintu byatugezaho. Nuko ahubwo aho kugira ngo abivamo akarushaho kwa profondisa. Barakomeza barakundana, noneho biba birebire.
nuko ubwo nanjye ngeze mu mwaka wa gatatu wa nyuma noneho basa naho banesheje umutwe n'amafaranga ntiyakintu yari akimfasha kwitegera rimwe nkaguza abaturage najya ku ishuri mu ntizi 10 naba ngiye muguruka nkamuhamagara ntigeze ngiye guhaguruka igitarama niba hari ifite nyoherereza ati wakugurije agenda naguhe nagaruka nuko ubwo nkongera nkashakisha undunguriza nagera mu rugo ati watinze ko watashye kare nuko rero gasi urugendo rwo kuva igitaramo kagera mu Mutara hagiye nageraga saa 2 saa 3 gutyo nuko ugasanga mbese biramurakaje ngo natinze mu nzira mbese ngo numve ko amfitiye impuhwe n'iki kandi ari nk'amahirwe ubwo namuhaye nuko nkomeza kwiga muri ubwo buzima bigezeho telefone zabo nsa nuzirinze bati gukomeza rero muri telefone niho kwikandira usenda mu maso ndabyihorera ubwo hari umama twari twamenyane hano i Kigali anshyira ku rubuga rw'aba mama tugakomeza twiganirira nta kibazo ibintu byo mu ngo n'iki nanjye nkomeza kwiga yeze mu mwaka nyuma hari amasomo 2 yari yaje kumfata ndi hafi gukora defense kubera ariko nizo stress zabiteye ubwo rero amasomo umusupervisor wacambwa ati ntabwo wakora defense iri somo utararyize ariko ntari narize n'indi nari narakoze ndatsindwa ubwo nyine abo twiganye barangiza 2023 ubwo genda usigara gutyo ubwo rero umugabo atangira kumbwira ati cyakuje kwiga wagezeyo urarangara uba uyibonaniye kwiga ujya mu matiku nuko ati abapadiri ntubazi bazagusibiza n'inshuro 10 zazisibiramo nuko mbese bakancura utege no mugore akanyandikira ngo ntabwo nzi kubana n'abantu ngo nziga ngo ndangiza ariko namenye kubana n'abantu mbese umugore yifuza ko mubana gute ngo nyine yari gutwara umugabo kuko byageze aho nyine bashaka kujya baza mu rugo ndamubwira ntizo nshuti rwose ntabwo nzishaka uzashaka abandi ko maze kumenya ibyabo byose na message bandikiranaga nuko yayingira nari nyina akajya kumureba cyangwa se rimwe n'uwo mudamu akaza mu rugo ubwo rero mu mwaka wa nyuma mwiga nabi ubwo ndahagarara musa nugize mbese ntabwo nasusupanze ahubwo undi mwaka ukurikiye nongeye nishyira ibindi 2030 nkurikirana ya masomo ntari naratsinze amasomo ndayiga ndayarangiza mbona ndayatsinze igihe cya defense kigeze barampamagara tuzajya ku defend nayo na mahirwe nanjye nakwiga nkasoza ukonza guhamagara umugabo niko bamagaye ku ishuri ngo nzajye ku defend kandi nambizwe afite amafaranga atiba yati na amafaranga afite sheri nayamaze wayamaze kuvura buranite kinjyana kushura ndi bujye muri defense naho ubwo akanamerekeje ngo turareba turashaka ko tuguza ubwo bigeze ku mugoroba arambwira ati mfite 5,000 ngo ndabireba kubera nabonaga gahunda arimo nkabura n'ubundi ntaki nibwo buzima nizemo ndayafata ngeze ku kazi ubwo hari umumama twari twarakoranyeza kujya hanze ndamwandikira navuga ati rero umfashe mfite defense ku ishuri nabuze tike undwaneho ati ukeneye nkangaye ndamubwira ngiye kubona ati ku mugoroba hari umama muri Kigali ndaza kumubwira gufashe ayakumpere ubwo no kujya muri defense nabwo ndijyana mugabo musiga mu rugo yamerekeza ambwira ngo ararwaye ariko ahenshi yabaga ari gucata n'uwo mugore bavugana ibintu byinshi nuko ubwo defense nyirangije ndataha nageze ikigiye mu rugo nka saa 5 z'ijoro nuko ubwo gihe cya graduation nacyo kiri hafi kugera graduation ku ishuri barampamagara kubera ubwo mwaka gatatu ntacyo nigeze mfashaho kuri hasigarwamo amafaranga menshi sinabasha kuriha bakajya bampamagara ndabwira ndimo ndashakisha credit kuko nari narasabye credit ndi kubaka nayo itararangira mvuga ngo nzasabe top up byose niwe wabikoraga ukubaka nawe amaze kugira mu ntuzaho harayo yadufashijeho turi kubaka ariko ahenshi yagiye muri ibyo bintu by'uburangare n'iki mbese ku buryo umugore abanje no kujya duhahira ibyo kurya umugore uwo mugore kajya bari ahereza amafaranga iyo shori kikaba ariyo ihaha ndavuga ati rero nta mugore uhahira undi rwose mba mvuye i Kigali ushatse wajyohereza amafaranga ko biba binahahika niba ari nk'umuce cyangwa se nk'akawunga kama nawe ukura i Kigali nuko abonye ko mu bwenge nyine ngo najyamo amafaranga asa naho birakariyemo niba ari nk'akantu ngiye kugura akama kuri telefone ku buryo cyangwa se uwo ngiye kwishyura akayamwishyura ku buryo nta mafaranga mfataho tubanaho mu ubwo buzima mbese ararakara ngo navuze uwo mugore n'ibiki byose ndamwihorera no muri graduation rero sinayikora kubera iki kibazo kideni cyari kirimo none ndamubwira ati rero wamfashije niko yagiye no kutuzamura mu kazi nkaba nakwisaba indi nguzanyo nzaye gusinya ngo ari uko
ngo ababyeyi bawe n'ibiki byose ngo bahari n'abasaza bawe ese ni wansinyiraga ari uko bahari ariko ubwo icyo kintu cyabiteraga ubwo hari igihe yambeshye ngo agiye kujya mu kazi ngo babatumyeho arambwa ngo mugiye kumuguriza 100,000 ndangije ndamubwira ati se uwo muntu niba bababwiye ko muri bujye gukora itariki runaka ni ngombwa ko uhita ujya gusaba ideni wakihanganye ukareba ati oya ati ndi kwihuta rwose tuzatangira akazi vuba nuko umuntu amutiza 100,000 byunguka 30,000 nta mafaranga ko ari menshi ko nzi ko hari amafaranga atuye mu kimina n'iki mafaranga yashyize hehe nuko avuga ngo amafaranga ngo akora ibintu byinshi ngo kukiba ugenzura buri kamwe kose none se ugura ko amafaranga yunguka gutyo kuyabona byo byoroshye amafaranga barayamuha amaze kuyamuha yongeye kugaruka ko amafaranga yashize nuko yashize n'ikindi cyumwara turi ongera usinyira ya harundi umuntu ugiye kuntiza andi mafaranga mugabo ntatume nsinzira ati ndashaka ko naba narakoze ibikorwa nkabura ahantu nkora amafaranga 150 nuko gakara umurima twe twaraguze agashaka ko mbese tuwutangamo bugwate kandi hari ikindi gihe yari utanzemo bugwate njya kuzaho ku mafaranga yanjye cyangwa cyaraheze yongira ngo tubaruza ubwo butaka nuko arangije ati ngomba kunsinyira n'iki ndavuga ati rero kamusinyire ndebe ko nagira amahoro kubera ko nanjye umva nashaka n'amafaranga yo kwishuri ngenda azajya mu kazi afasha nanjye muri ayo mafaranga ndamusinya maze kumusinyira mo kugera ntanambwa ati ndagiye nuko aragenda biyo nka 2:00 ubwo niko hasaga yanyweye akatubuza umutekano n'abana mu rugo ntibige neza nuko ndavuga se ubuzima asigaye murazavamo kugira ryari akaza kadutesha umutwe hari umusaza duturanyemo Devantiste ayenshi niyo yazaga ko ngona natangiye ugiye kudutesha umutwe n'abana niho nagendaga nkirarira bugacya nkajya mu kazi nuko ubwo abasaza mbese bikajya bibahangayitsa mbwira waje kurangira ishuri naje kurirangiza nararirangije uretse ubwo twarashojeje mu 12 ibiki muri kaminuza accounting niyo wasoje niyo nashoje ariko nta graduation nagiyemo kubera ibibazo by'amafaranga kazi bari bagiye kutwizamurira mu ntera ngo memberwe niveau ejo bundi bamagara umupade iminsi yashize kuko muri kwa 12 baginaga bashyiraho imyanya mu kazi kuri internal recruitment amagara umupade ni mwamfashije nagize ikibazo runaka nkareba ko mwama transcript agina nkazifata nkazidepoza ngewe amafaranga bampembye naza nkabishyura kuko nkabona nkakurayo diplome yandizo gizo zamfasha kuko nazo bari bazikeneye umupadiri arambwa ati ntabwo byashoboka ati kereka wishyuye nuko nese mbonyeho n'igice bye ntabwo byakwati ntabwo byakunda nanangi bazo bimba nibazo mbura ukuntu abigenza kubera ko mfite n'idini deni nararangiza muri banke navuga nindi rirangiza yenda zaya nishyuraho make nareba rero nuko kuno yagiye kuduha akazi nabyo bimbana ibibazo ubwo rero tukomeza muri izo ntambara n'iki byaje kurangira nko mu kwezi kwa 11 n'undi birangira mvuye mu rugo n'ubu ntabwo ndi mu rugo aba bakecuru bambwate kujya kumaza userera n'umugabo ndetse wavuye mu rugo ubwo ni wahaye umwanya mukeba wawe none se nubundi yarahazaga yawe umugabo ahengeraga ngiye n'undi mu kazi akampamagara yabona ntafashe telefone yahamagaraga umugabo dukorana ati Maria yageze aho ku kazi naho kumbi aragira ngo mve ko nahageze ahita hamagara wa mama none byari byarabaye noneho burundu abantu bose babizi n'abaturanyi babizi atari ko sura mugore we atakoze mu mabuye akoze muki no yagiye agenda niba agasura inyuma kanagaruka none se ko mba ntabizi nuko ariko rimwe nkanagirayo kubera ko mabukwe turabana na wa mwana yabyaye hanze umva ari mukuru nawe yarambwiraga ati wa mudamu yavuye aha yahiriwe yabaga yize k'ikigoroba mbese amakuru yose ayamenye nuko umugabo namubaza ngo wari wamfata nawe ngo hari ubwo wari wansinyisha sheke tavuga ati ariko sheke wenda gusinyisha ko nubwo bari gusinyisha nubwo waba witanze ntayo nasiye ko ntabwo aragafuka kumuceka bakinjiye mu rugo ni ibintu waba warijyanyemo n'iki mbese akanyumvisha ko ntigeze mufatana n'uwo mudamu ariko za message nkazibona mudamu ari kumwandikira ko avuye uwo mudamu se aza mu rugo iwawe aza mu rugo iwanjye noneho aragasante duturanye kazaje nko kurangura ibyo gucuruza urumva umugabo agiye abahigishoro baracuruza n'umugabo we oya n'umugabo we umugabo wese azi ko aryamana umugabo nanamwerezaga na message yarangiza agahita zisunikira umugabo wanjye zuko ukuntu agenda atetera n'umugore none umugabo yabimenya karara nuko abigezeho umugabo ndamureka bivuze ngo umugabo wawe asambana n'uwo mugore bizwi n'umugabo we umugabo we uburebye wese sinzi ukuntu abamufata nk'inshuti y'umuryango umugabo w'uwo mugore
kandi afite gihamya yuko narazimwoherezaga undo ndashaka ko umugabo ntabifate nk'ibikomeye niyo yarangiza agahita zisunikira umugabo, ariko kubera umugabo wanjye noneho akajya afata nk'amafaranga akayoherereza nk'uwo mugabo ati jya kunywa agacupa, n'umugore akajya yamwohereza, mbese umugabo akabona ko abitaye ari inshuti, ku buryo nigeze ngira n'uko umugabo atabizi koko arabizi, mbese ni nk'abanyamitwe sinzi uko nabimenye nabivuga, buryo nigeze ngira ubukwe bw'umwana wa musaza wanjye nari mfite aho mu rugo nareze ndi umukobwa utari wa wundi waryamye atari wa wundi nagize ubukwe yagera mfite umwana afite ubukwe mu kwezi kwa 12/2023 umukobwa yabaga mu rugo aza no kubona akazi ari mwarimu, noneho akoze ubukwe abo bantu bashaka kuza mbese baza badutwerereye, ariko icyo gihe amafaranga atangwa n'umugabo ayaha abana, bajya ahantu tujya dufata nk'inzoga cyangwa iki ibintu byo kunywa, abatumayo ayoherezayo, barangije nyuma ya saa sita baza bikoreye nk'abatwerereye. Umwana umwe ndera umugabo abereye se wabo, kuko hari n'undi mwana ndera umugabo abereye se wabo, bamuzanye afite imyaka 2 nyina yarapfuye, n'uwo ngo w'umugabo n'abanjye 2, ako rero gakuru nareze se nyina yarapfuye, nuko kange gati yikobesha amafaranga niyo wayaduhaye, nubwo baje bazikore ngo baradutwerereye. Ubwo rero tubana mu bwo buzima, akanyereka ko nta kibazo umugabo. Ndashaka kumenya uwo mugabo abazi ko ari inshuti, abazi ko ari inshuti, ariko nanone abizi ko ariko bo bafite diro bakinana, mbona za message mbazimwe muratatinyuka no kuvuga. N'umugabo se umugore n'umugabo wawe, umugore n'umugabo wawe ngo shaka ko babyarana n'ibiki bintu nk'ibyo. Ngiye message so wayohereje umugabo we? Oya, izi ntabwo nazimwoherereje, kuko namwohereje izambere bagitangirana, mbona umuntu umugabo ntashaka kubyumva, ahubwo agahita bisunikira uwanjye akagera arantuka, ngo umugore mba mushakaho iki, umugore nakampamagara akantuka kuri telefone, bigezeho telefone y'uwo mugore ndayiboroka. Mu by'ukuri cyangwa wenda ibyo bintu ntabwo byabayeho, barakubeshye ntabwo bigeze bakundana? Barakundanye, nose mfite bihamya ndikubwira ko mabukwe turabana. Mabukwe yaranamubona akavuga ati guta umudamu azasanga umudamu mugenzi we yagiye akaza akirirwa mu nzu mu cyumba cy'iwawe, no mu cyumba benya baragezemo, uko nabonaga izo message ntaho basize, nuko umugabo mbese wakagira ngo ntago mbiza, akagira ngo simbizi message nkazibona nanjye nkazi forwardinga nkazibika. Ubuse byaje kurangira bite? Byaje kurangira mbese ubwo ibyo byose kubera ko nabimubwiragaho n'iki, mugabo yaje kunesha umutwe yashaka no kugira ngo nkubite n'iki, mbese harimo nuzi igize ndangije mfata umwanzuro, abaturage bambwira ati ko yakomeze gushwane n'uriya mugabo n'iki, genda wirerera abana, ufite akazi ugize gute. Nuko tifu narabizi basosene nabihamagaye n'abasaza bakuduturanye baraza ndabibatekereza, batekereza ubuzima bwaho mu rugo n'iki, mugabo baramuhana ariko ntashake kugira kubumva. Ubwo murashaka kwibaza ngo niba ibyo nibyo bizwe n'umugabo w'uwo mugore w'ishoreke y'umugabo wawe, ubwo sinzi ukuntu yajyaga akabakaruma akabereka ko nta kibazo, we nyine nyuma akabaganiriza akabagurira, akabika ko n'uwo mugabo ku buryo hari igihe yamuhaga amafaranga tujya gushaka ibintu runaka. Ni abantu ubona bafite ubushobozi bungana iki? Abo bantu buri munsi y'ubwanyu cyangwa buri hejuru y'ubwanyu? Bari munsi y'ubwacu. Bivuze ngo umugabo yarabaguze rero. Yego. Umugore nyine agakomeza akora ko nayo mafaranga abona. Umugabo akora iki? Umugabo wumva ko mwebwe muri abantu umuturage akaza afite ka leta, umuturage n'umugore wize se, umva mwebwe mwarize mwize za kaminuza asanzwe ya primaire secondaire yarayize? Ntayo. Umugore se? N'uwo mugore numvaga umugabo ngo yagarukiye bari turonkome, ntabwo yarangije. Afite ubwiza bungana iki? Njye nanamubwiye nti ko ndeba n'undi ari igikara nk'abandi, ntubona iyo waranaterese runaka nkajya mubwira umudamu duturanye w'inzobe, nibura nkabona ko nibura hari ukuntu andushije. Ubwo twegiye nyine kubera yumva ndi wa muntu no muri za weekend nabaga ndi mu mirima nkajya guhinga, kubera n'uwo muryango nabaga mfite umuryango mu rugo,
cyangwa nabona n'abakozi nko niba nko gutera intabire nkafasha gutera intabire naba ntagiye ku ishuri mbese byose nkabivanga nuko abaturage bambona atari ko suriya we ati imirimo yose azayikumatanya azayishora n'iki byose ntabwo batigeza ko mu mutana naho hera nkavuga ati ntabwo wakwicara utavuta ahantu uzasara nk'ibiro 10 by'ibishyimbo n'ibyigwe narigiye bifasha umuntu nuko muri uko kujya muri ibyo ngibyo nawe rero agaprofitira ubundi imbere yaramfashaga yaba yabonye amafaranga nkayo ngayo akayamazwa kuri telefone atari umuntu mpamagaye ngo agiye kumpa agacupa gahita agenda gutyo kagaruka ku mugoroba. Ubona wenda uwo mugore wakunzwe n'umugabo wawe ubona kurusha ntabwo mbizi sinzi ubona amukundira iki se? Nyine uwo mugore we nta mwana yigize abyana ngo ashaka ko babyarana we agashaka kumva ngo babyarane n'umuganga niko mba mbibona. Umugabo n'umuganga uretse gato ntabwo yigeze abyarana na wa mugabo se? Uwo mugabo ntabwo barabyarana babuze ko nta mwana bafite. Ubwo rero igihe kimwe umugabo akanyurira ngo we impamvu ngo giratana uko ufite abana ngo uriya runzi ikibazo afite none mbere yambwiraga ko amuvura ngo sinkivange mu kazi ke ndavuga ati ariko rero niba namuvura hano na hospitalization iri mu rugo yakagombye kujya kwa muganga ibibazo mukabikemurira ku kazi. None akanyumvisha ko nivanga mu kazi ke ngiye nize konabilite ntaho murira n'ibyo ngibyo ariko kwa kugira nane bibonye byose mbizi nabonaga tageti bariho ndavuga se ko ntigize umudamu ko ntigize ko nzi ntazi wabo ko narakandagira no mu rugo iwe ko nta n'uruhare nabigizemo kugira ngo wenda atabona n'uwo mwana kandi ko imyaka maranye ari myinshi nigize mbabuza kugira basi se wanamwubake ukamutunga amajye ukandeka ukabara n'uwo wakunze nuko ubwo mu rugo agahurira izo magarara n'abana bakiga nabi. Mu minsi yashize ku ishuri umwana baramuhamagara mfite ga mu 5 mwarimu arambwira ati umwana ko asimbutse ibibazo 18 by'imibare uko mwana ndamubaza arambwira ati mwarimu yaduhaye igihe gito ariko ibibazo ko nari mbizi biri mu rugo nabonaga ko ari yo mpamvu yari bigezeho nakandi kana mfite gato kaga mu 2 kakagira gutya kagaturika kakarira kubera ibibazo nuko rero birangije mbonye umugabo bikomeje kwanga fata gahunda njya kwicumbikira mu rugo masiga mabukwe masiga nabo bana bandi njyana abana bandi. Ubwo wamaye rugari none se ko n'ubundi navuze ni nta bundi buryo nabigira ndabareka ni bana nawe nzagenda mbeho uko Imana ibishaka ni gusa mu ijuru hari Imana. Ubona we dutaritwaye nabi we ku giti cyawe ku buryo agutakajya gushaka undi mugore. Yewe n'abaturage barabizi muri yo quartier pe bazi ubuzima nabagamo ntaho nigeze mbangamira umugabo ariko umugabo yantesheje intuze agaciro mu ntuze urebye n'intuza turiho akirwa yiruka naramubwiye ati nibo wanajya no guteta nta mugabo udasambana ariko niba ukava nko mu rugo ukajya gutetirwa amagana cyangwa ukajya i Kigali ariko mu rugo utahinduye intuze iroje wamukane mu rugo kweli ikambabaza rero ntekeze igikomere cy'umwana wa mbere yateye inda ari umwana wawe none wanje ari imiryango yiwabo wa nyina bararakaye mbese bakumva ko nyina bigize mu ruhare ntigize mpano uwo mwana kandi ntabyo nigize menye ari imiryango yo mu rugo nabo bakavuga ati umwana we yarahemutse kujya kubyana n'umugabo wa nyirasenge abibabo umugabo nawe bati uwo mukobwa nawe yari inshinzi mbese bibazo bikaba byinshi. Umwisengereza wawe yaje kubona umugabo wawe gute? Yewe yaje gushaka umugabo amaze gushaka wa mugabo uwo mwana ngo akamugabo ntabwo amushaka niyo makuru naje kumenya ngo namushyire se nuko yamuzanye mu rugo. Ntabwo bigize bakomeza gucudika? Ntabwo bigeze bakomeza gukurukana ariko byo byose ndabaranavugana kuko nko mu minsi yashize umwana yashatse no kubatizwa kuko nari naramushyize mu ntuza kugira ngo abatizwe kwa padiri yari yaraje atarabatijwe umwana ariga yigana n'uwo wundi nareraga igihe kigeze cyo kubatizwa kwa padiri ko ntari mbimenyereye navuga ati uzandikisha amazina yanjye na marene we ashyiraho n'ibyangwa byose mbese byacu by'ababyeyi. Ubwo rero ajya kwandikisha kwa padiri igihe ntari nagiye i Nyagatare mu nama papa we nawe yari afite ikiraka kuri poste de santé none hageze kwa padiri umumareno uhari ukunda kwakira ibibazo nk'ibyo ngibyo amurebye avuga ati wowe ko ntakuzi ko abana bamara kumbazi uruwahe mwana akavuga amazina yacu yose avuga ati rero ibi ngibi bijya biteze inuzi impagara reka duhamagare Mariya
bari kumubyara muri batisimu niwe nari nohereje kuko nari mfite umwanya baramamagara ati ibintu uko byanyu ko byabaye ingaro ni gute ati Divine banze kumwandika ni ikihe kibazo gihari ko amaturo twayatanze ko ibyangombwa mbifite ati avuze ngo naze n'ifishi ya mama we yabyari ati kuko ntabwo ari urwanyu ni nose nibyo babigenderaho reka nze mpamagare papa we ndamuhamagara kuki utadusobanuriye ugatuma dutanga ibyangombwa bitari byo umwana akaba agiye kwanga kumubatiza n'isaha rimwe arerera kuri paruwasi numva atari ikibazo kandi we wari unabimenyereye unabizi nuko atereka nze mpamagareyo nuko padiri ati nibaza n'ifishi yo kwa muganga yego cyakoze yari iri mu rugo narayibitse bari barayinzaniye nuko navuga ati ntabwo duhari mu rugo ubwo rero abahamagaye umwana biza kurangira bamwanditse bandikaho amazina ya se bandikaho nayo nyine umubyara nuko birangira gutyo ndumva bitoroshye ntabwo byoroshye ndumva bitoroshye kuba umugabo wawe yarabyaranye n'umwisengereza wawe akaguca inyuma no ku nshuti yanyu y'urugo avuga ko amuvura ari umuganga n'iki byose byahungabanije umutima wawe gute umutima wanjye mbese usa naho wakomeretse nagize ihungabana muri jye kuko ibyo bya mbere byo nari narihanganye n'ubundi umwana bwaro azaba uwacu undi n'uwamwisengereza wanjye ntandi namushyira nzakomeza murerane n'uwo uri mu rugo abereye se wawe ubwo hashize igihe nyine urumva yaje kuzana mama we turabana tuza kugirana none utundi tubazo tw'undi muvandimwe waje kuba mu rugo muri umuna w'umugabo yari yarashatse umugore nebaza kujyana yazo baratandukana nawe akageza kuba mu rugo ageze mu rugo umuhungu nawe naba nagiye mu kazi akanyiba baza kumufatana kesi ituma bamufunga bamukatira umwaka insinda amaze kumara y'umwaka ugiye ari muri gereza n'ubundi mukuru we akajya anesha umutwe ati wafungishije umwana wanjye n'iki navuga ati ibintu yakoze ko ari ibintu byagaragaraga yibye bigaragara karafunzwe n'ubuyobozi akaba yaraburanye hari ikindi munshakaho ubwo rero mabukwe nawe akajya yikubita agataha ati wafungishirije umwana yagenda hashira ibyumweru birakongera akagaruka gutyo ubwo aravuga bimwe agenda yazi nuko abona ntabwo azagaruka ariko ageze abaturage ati Mariya uramurenganya amakosa yakoze umwana wawe ntacyo mwakabaye mupfa subirayo kuko ni umukecuru ukuze ubwo ndangije rero ndeba uko umuntu atarebye ko mufatiye umukecuru neza atarebye ko mufatiye abo bana mufatiye runini mu rugo mbese akampindura nk'umuntu udafite ubwenge akabona ko ibyo akora byose ncecetse n'iki mbese akamfata nk'umuntu uri aho ngaho ndebye n'ukuntu ngiye kwiga afite akazi nakabaye ntabuze diplome yanjye ni applying nibonera akazi nabyo arampima muri ubwo buryo hejuru y'iyo nshoreke mbona n'ubundi umutwe warandika ngahora ku binini hora kuri paracetamol hakabigembye ko nkumva mbese umutwe urimo uracumba kubera ibyo bibazo bigeze mbona bigiye kundenga ndavuga ati reka afata umwanzuro njya gushaka aho mba ndi n'abana ndagenda umudugudu ucumbitsemo bigira Cayimani navuye mu rugo kubera umutekano mukeya ndagira ngo atazagira umuntu uza kunesha umutwe aha ngaha ubwo rero umugabo ngiye kango aragiye se ngo ajyanywe n'iki ngo ko ari kimwaro cyo muri umuna wanjye ngo ufunguye ngo afungishe n'iki ariko ari ukujijisha nuko ndamwihorera abantu bakavuga ateze kutajya kureba umugore ngo naho nzajya nanjye kubera ukuntu nahavuye meza avuga ntabwo n'ubundi numva ndatekana kugira nanasubirayo ni nabane n'uwo yakunze barabana sabana na wa mugore ntabwo ndambaza abana kamwe ntabwo baza ngo ntabwo akiza mu rugo n'iki ariko ku matelefone ntabwo batandukana no kubera ko atari no gukorera mu rugo ubu ngubu aranamutegeraga akamusanga iyari yajyaga umutegera akamusanga iyari yajyaga ijya gukorera kure akamutegera akamuheza amatiki akarara iyo ngiyo umugabo atabizi se aho rero yamubeshyaga iyindi mitwe avuga ati hari umuvandimwe wagize ibyago ngiye gushyingura n'iki ntabwo byoroshye none se kugira urugo rubi bibiha gute byakubiye gute yewe urebye igihe mu gushaka numvaga ko nta rugo ruzananira kuko nagiye mba muri famiye nyinshi mbese nkavuga ati ibyo byose mbana nabanye kwa uko namunigaze ngo ndi nabanye kwa musaza wanjye mbana na muramukazi wanjye ubwo rero urabizi ko hano n'abaramukazi ntabwo biba byoroshye ariko ntacyo yigiza ntwara ariko ntabwo habura gukomana amahembe n'amafaranga nahabwaga na musaza wanjye ubwo nza kuhava mba muri indi famiye nabaye muri Nyagatare ariho nari nje kuba nabwo nza kuhava njya gushaka umugabo ubwo rero ndavuga ati ibyo byose umuntu abanye muri famiye zingana ntabwo umugabo tuzananira none polisi nk'umuntu bavuga wari ugiye kwiha Imana
nuko nizakora ubwo ku buryo bitagira gute, ariko maze guhura n'ibyo bibazo nkabona ni ibintu bitarangira bitagira iherezo n'iki, ndavuga ati rero abantu bagakwiye nukuba maso, kuko buriya umuntu w'umukobwa agiye gushaka akavuga ati bimeze gutya na gutya, ntashobora kumva ko hari ikintu cyahinduka. Umuntu akubwira sheri ishushu, ntabwo mu mutwe wawe ubyiyumvisha, wumva mbese ko ugiye kuba muri paradizo, cyane nk'iyo wagiye ubaho mu buzima bubi ukavuga uti ndabwo mbonye umugabo nzabaho mu buzima bwiza. Wagerayo rero akakunaniza utangiye kuvuga ati niyo nigumirayo, niyo nibyarira hanze nkabyara umwana nkirere wogubu, ukumva mbese wavuga uti wareba umwana w'umukobwa avuga ngiye gushaka, nk'ubara nk'abo duturanye babonye uburyo ngiye, baravuga ati bose ko urwo runaniye Mariya twebwe tuzashaka, ati natwe tuzabireka. ndabona mu maso hazenzemo amarira. ni iki kikuremereye cyane aka kanya? Ikindi merumva nagiye kucumbika, mfite abana mbana nabo, abo bana banjye bari kwiga, ubwo mbese urumva nari nasize nanahinze n'icyo, ariko kubera ibibazo twagiranye avuze ngo nimba nshaka ibintu ninsubire mu rugo. Ndavuga ati rero urwo navuyemo rumeze gutyo ntabwo ngiye nasubirayo, nzabaho uko mbayeho, ntabwo najya kwirukanswa mu rugo n'undi navuyemo nafitemo amahoro ngo njyanywe n'ibyo bintu, ngo njyanywe ngo nahinze amasaka nahinze ibiki, n'ibintu nibishakwa. Aho kugira ngo ujye kuba muri byinshi bidafitiyemo amahoro, waba muri duke tuguhesha amahoro. Nuko ubwo utwana twangiye turi kwiga, nko mu byumweru 3 navuye mu rugo, nabonyemo ko havuyemo umusaruro, abana bava ku ishuri tugateka narangiza nkabasobanurira, tugafata amateste bagiye bakora nk'abo myaka yabanjirije, bana bakwambona umwana ageze amanota nkurikijwe ku ishuri bampamagaye hari ibibazo ari gusimbuka ntabwo ari kugira icya kabiri, mbona ageze amanota 59 wo mu wa gatanu, wo mu wa kabiri nagira 73. ngo ndavuga ati yari igihembwe gikurikiyeho ngiye gukora effort ku buryo umwana uri mu wa gatanu kwa ko yishyura menshi ndebe ko bakwimuka. Ubwo rero rimwe nanamutuma ngo nanyeze nk'amafaranga y'abana, akabona niba nyashaka nohereza abana mu rugo, mbese byo kunaniza. Ariko wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya yagufasha iki? Ubufasha nasaba mbese muri aka kanya, ikibazo mfite ni icyo ko nabona ibyo byangwa byanjye ku ishuri, kuko nasigaye mideni riri hafi y'ibihumbi za 800. Mbese ngiye mbibonye nk'iya prayingira nkabona akazi, ntabwo nanirwa kwibeshaho n'abana. Yego, reka dusoze tukubwiye ngo komera, umuntu uri kutwumva muri kano kanya agira icyo agufasha rwose, kandi birakunda. Umuntu nyamugisha, Imana yawe umugisha, ahesha umugisha uyu mubyeyi. Vuga nimero telefone yawe. 0782 688 1075. Wakoze cyane kwa natwe. Nabaruyeho mu Mariya Murekatete. Yego, Mariya Murekatete, urakoze kandi ukomere, uri kutwumva komeze akwiteho. Amafaranga 800 uzampamagara ngo uti nukuri nayabonye cyane rwose. Bagize neza, namwe bakomeje kudukurikira, mwakoze. Ari abari mu Rwanda, ari abari hanze, Imana yo mwijuru komeze kubaho umugisha no gusengera. Harimo abantu benshi bafite ibibazo nk'ibyo, yenda kubaje ntanatinyutse, hari abafite byinshi birenze ibyo ngibyo muri karite cyangwa se no mu bako tafate sinajya hariya kuri ya kamera babibona ukundi kuntu, nabyo n'ubundi butware kubona imbaraga zo kuvugira hano hantu. Yego, urakoze cyane.